umugabo ntibamuroze. Umugabo iyo ndaya ntago yamuroze imuhugisha urugo rwe. Nyine ngaho ibaza ibyo bintu. Nukuri pe. N'amarozi rashobora kubabaho. None se habaho amarozi abaho cyane n'abantu bayahakana wenda ntaranabageraho ariko amarozi abaho. Amarozi abaho cyane. Nukuri. Uzi ko umugabo ushaka kuba umaze kumukorera gahunda yo mu buriri. Yego. Ananyuzwe pe. Bikagutangaza agiye n'ahandi. Kajya ahandi kandi mu rugo umaze kubikemura nta nuko utagize ariko akajya ahandi kwa kutanyurwa no kubanza umuntu akaganduka. Iyo umaze kuganduka mbona gusenga. Reka nkubwire biba bigaragara nkaho nta mugore afite. None se umuntu ajyanye urufunguzo araje arikinguriye afite umudamu arinjiye yihaye ibiryo arigaburiye birarangiye umugore ari hehe? Mwabagore mwagerageje guca bugufi mu ngo zanyu mukubaka kuko nimwe muzisenyeye. Uravuga ngo umugabo yarakunaniye. Yakunaniye ute? Yakunaniye ute ahubwo ko ari we wananiranye? Hakeye umugabo kora isuku ku mubiri, wige gukora isuku, tunganya icyumba muraramo, tunganya aho murara, kora isuku, kura umwana mu cyumba. Nibyo hari abafite abana bakiri batoya, aho yaryamye gerageza ukureho ibyo yararanye unabifure. Hari abo nigeze mbona bananika ngo arongera ngo umwana ngongera biraremo. Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza aho mudukurikiye muherereye hose, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi turi kuri channel inkuru y'ubuzima. Inkuru y'ubuzima habonekamo ubuhamya, hakabonekamo inyigisho, hakabonekamo gucyaha, gutesha, habonekamo ibintu byinshi. Niyo mpamvu uyu munsi twahisemo kubana n'uyu mubyeyi witonze cyane muri kureba imbere yanyu kuri screen. Uraho neza? Muraho. Umeze neza? Turashima Imana. No kuri turashima Imana. Yego. Ndabibona ko umushima Imana. Nyemerera wibwire abakunzi bacu. Murakoze cyane. Nitwa Basabose Joseline. Murabibona nyine ndi umumama. Murakoze. Yego. Urakoze cyane Joseline. Reka mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ngize akabazo k'amatsiko. Yego. Nshaka kukubaza. Nakurikiye uko wambaye, nkurikira uko wateze. Tavugana ariko Joseline hahurira n'ibintu by'abarokorera. Ndiwe. Uri umurokore? Yego. Uri umurokore, uri n'umunyamasengesho? Ndi umurokore, ndakijijwe, ndi n'umunyamasengesho. Yego. Yego. Urakoze cyane. Iyo rero nagize umugisha wo kubana n'umurokore cyangwa se umunyamasengesho, mbere yuko dutangira ikiganiro musaba kubanza gusenga Imana. Murakoze cyane. Mana turagushimiye, turakubashye, tugushimiye kugira neza kwawe, uri umukozi w'umuhanga, uri ibyiringiro bizima, tugushimiye kugira neza kwawe. Hari abari kwa muganga, Uwiteka Imana nabo ubagirire neza, ariko twebwe twabyutse turi amahoro, nta gikuba cyacitse, neza yawe niganze ku buzima bwacu. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro, juru ryururuke kuturengera no kudutabara. Uwiteka Imana ndakwinginze, ntabe twebwe ahubwo icyubahiro cyacu kibure, hagaragara icyubahiro cyawe. Bisabye nize mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane ko ubisabye wizeye mu izina rya Yesu. Naguhamagaye kugira ngo tuganire, ariko tuganire ku muryango. Yego. Umuryango rimwe na rimwe abantu bajya bigisha inyigisho nyinshi mu rusengero kuva mu gitondo bakageza nimugoroba, ariko ntari numvamo uwigisha ku muryango, imyitwarire abubakanye bagomba kugira. Niyo mpamvu ngira ngo tuganire kuri iki kintu. Ntabwo tuza kuganira umwanya muremure, ariko nkawe nk'umuntu ufite experience
umaze igihe kitari gitoya wubatse uraza kubidufashamo. Turagira ngo nyine utuganirire nk'umuntu mukuru, biragaragara ntabwo ukiri mutoya, utubwire ku bijyanye n'ingo. Ikibazo cya mbere, uyu munsi uburinganire ububona ute hagati y'umugore n'umugabo? uburinganire muri iki gihe nsigaye mbona bitoroshye, kuko batanze itegeko rivuga ngo umugore n'umugabo bagomba kuringanira, ahubwo nsigaye mbona abagabo nta jambo bagifite, nta jambo bagifite, ahubwo abagore bishyize hejuru cyane. Uzi ko muri iki gihe umugore atagitinya gufurisha umugabo imyenda, ati urasigara mu rugo utekera umwana, utekera abana, ati nanjye ndagiye. Kuko muri iyi minsi ngo cyane cyane z'abarokore yego zimaze gusenyuka. n'ubundi niho ngira ngo tuze kuza gutera agatebe, kuko njya ngira ikibazo iyo mbona ingo z'abantu badasenga bataba mu iyobokamana zisenyuka, wajya ukabona n'iz'abantu basenga nazo zirasenyuka. Ukibaza se gusenga bimaze iki? Abagore b'abarokore uburinganire bari kubutwara neza, abagabo b'abarokore uburinganire barabutwara neza? Muri iyi minsi biragoye, biragoye gufata umurokore no gufata umuntu udasenga ngo batandukanye. Ibintu biragoye cyane, kandi ndi kureba muri iyi minsi nkabona abarokore nibo bari gusenya ingo, nibo bari gusenya ingo, kandi agahagara ku ruhimbi akaririmba, agarimbira akabwiriza, kandi iryo vugabutumwa ryabanje guhera hehe? Mu rugo. Ijuru rya mbere ni mu rugo, ribanza guhera mu rugo. Ntabwo uzajya kuvuga ijuru ku gatuti ritabanje guturuka iwawe, ugomba kubanza gukemura ibiri mu rugo. Yego. Icya mbere cyo mu barokore harimo umwanda, ugasanga umurokore ahereye ku wa mbere ateze igitambaro, ahereye ku wa mbere yambaye ibirebire, simvuze ngo bambare ubusa, yego, ariko iyubahe, gira n'isuku, ugira isuku. Ugasanga igitambaro mu mutwe guhera ku wa mbere, umusatsi warizinze, ntukuramo n'igitambaro ngo nasokoze, ati ngo uri umukristo ngo uzahora uri we, kandi twareba amabi ari hanze aha ugasanga ari mu barokore. Intambara ni mu barokore mu ngo. None urajya mu rugo rw'umurokore, wareba mugenzi we ngo ni umurokore, ugasanga ukuntu ari kubwira umugabo, akavuga ati uyu ni umurokore, ni igiki? Ese uyu ni we dusengana? Uyu ni wa murokore nze? Bikagucanga. Kandi mwahura mu nzira ukavuga ati uyu mubyeyi arakijijwe rwose, kandi nta gakiza afite. Wajya mu rugo rw'umurokore ugasanga afite umwanda, usanga isafuriya iri hano, igikombe kiri ku meza, amasogisi y'umugabo ari mu ntebe, ibintu birajagaraye, yiriwe mu rugo, nta suku. Umugoroba urageze nibwo yiteguye gukora isuku, umugabo agiye gutaha, uko bakavuye mu buriri niko amashuka kimeze, nta suku, ntaki. Gahunda bakoresheje mu buriri biracyari aho ngaho. Nukuri biteye ubwoba, biteye ubwoba, kandi ukamubona arambaye, arakeye, ariko Yesu atwikuruye abantu hano inyuma, usanga biteye ubwoba. Hari ikintu waruvuze kijyanye no ku barokore, bitanibuka ikintu umuntu yambwiye, uretse ko ntakemeye 100%. Umuntu yarambwiye ati buriya wari uzi ko abahanuzi batubaka? Ati yaba ari umuhanuzi w'umugabo, yaba ari umuhanuzi w'umugore, ati abahanuzi ntibubaka. Namaze ntese kubera iki? Ati buriya hari akantu bagira ko kwishyira hejuru. Ati umuntu uvugana n'Imana atari ukuntu yishyira hejuru, akikakaza ati mu rwego rwo hejuru, ku buryo adashobora kumvikana n'uwo bari kumwe, kuko ako kantu niko aho ngaho nanjye ndiwe. Yego. Ndi umuhanuzi ndabyemera, ariko ako kantu nge ntako ngira, ntako ngira, kuko mu gihe maze muri ibi bintu by'uyu mugabo bita Yesu, ndumva nta gihe kinini mbimazemo cyane. Ariko ibintu byo kwishyira hejuru no kwikakaza nge ntabyo ngira, ariko mu bahanuzi benshi birahari. Birahari, akumva ko yatunga umugabo,
kumva ko yatunga umugabo mu buhanuzi bwiwe, kumva ko yahahira urugo, kumva ko buri kimwe cyose yagikora mu buhanuzi bwiwe, akumva ko umugabo yabitapi kajya agendera hasi. Iyo byagenze gutyo rero umugabo nta gaciro uba ukimuhaye, aba yahindutse nk'imbwa imbere yawe. Ikintu kiba gikurikiyeho ni ugutandukana. Ko umugabo nta gaciro uba ukimuha, kuko ukiri iwanyu wararyaga ukambara ugasinzira, ariko ubura ikintu kimwe, ubura umugabo. Ni nayo mpamvu waje kumushaka. Niyo mpamvu naje kumushaka. None se uyu muhanuzi cyangwa se uyu munyamasengesho yasengera urugo gusa ataganduka rukabaho? Baba batubeshye, baratubeshye, ni ukuri. Ese ubwo urasengera urugo ntuganduka, urusengera ariko unaganduke? Buriya kuganduka nibyo bya mbere. Ibintu byose wakora utagandutse ubu byishe. Ubundi ibintu bipfira hariya mu cyumba, niho ibintu bipfira. Utagandutse n'umugabo niyo yagenda mu gitondo yashatse yagukubita n'igihumbi cyangwa se enyisa akigendera, akakubwira ati ayo ngayo araguhaza, kuko ntiwamukora igikorwa kiwe nk'uko bikwiye. Muri make ahubwo kuganduka nicyo cya mbere, gusenga burya cyaba icya kabiri. Ni ukubanza umuntu akaganduka. Iyo umaze kuganduka mbona gusenga. Nose wasenga utagandutse? Ariko nanjye niko mbyumva, uretse ko ubwo udukurikiye abyandike muri comment cyangwa azaza tubwire uko wabyumva, kuko hari umuntu umaze igihe asenga akaba amaze imyaka irenga 10 asenga ikintu ataragisubizwa. Sinibaza ko nimba warasenze Imana ikaguha urugo, uyu munsi wajya ubanza gusenga mbere yo kuganduka, kandi icyo wasengeye cyari iki? Urugo ruraboneka. None rumaze kuboneka, uri kwitwara uko wishakiye ngo ni Imana yarumpaye, ntugandutse, ngo urwo rugo rwabura gusenyuka. Rwasenyuka cyane, rwasenyuka. Kuko wararusengera uraboneka, igikurikiyeho ni ukuganduka. Ni ukuganduka, kubaha umutware, ukamwubaha. Yego, n'umutware nawe agakunda umugore we. Mboneraho no kubwira abadamu baba babwira abagabo babo, babahamagara ati mugeze ko mudataha. Ati ko watinze, n'ibicyurimo uri mu bagore ibiki. Oya, nimusigeho. Umugabo yataha buri gucya aje mu rugo rwe. Icyambere ntabwo yakwicishije inzara, aho ngaho zarekarame yakwicishije inzara, abana babuze icyo kurya. Niba atashye muhe karibu umutware nyir'urugo. Ikindi nahuguraho abadamu, mujye mwirinda kuryama kare abagabo batarataha. Icara utegereze umutware, kandi mwirinde kurya umugabo musige ku meza ngo reka wirire ngo urarya ngo waraza yisangize. Oya, icara aho ngo utegereze umutware aze, ibiryo biri aho ngaho umugaburire arye, mujye kuryama. Hari abavuga bati papa runaka ava mu kazi bwije akamutegurira ibiryo ku meza, ubundi akajya kuryama, yanatwaye urufunguzo, araza akingure arye, narangiza azaryama. Bitwaye iki? Reka nkubwire, biba bigaragara nkaho nta mugore afite. None se umuntu ajyanye urufunguzo, araje arikinguriye, afite umudamu, arinjiye, yihaye ibiryo, arigaburiye, birarangiye, umugore ari hehe? Mwabagore mwagerageje guca bugufi mu ngo zanyu mukubaka, kuko nimwe muzisenyeye, Uravuga ngo umugabo yarakunaniye. Yakunaniye ute? Ahubwo ko ari we wananiranye. Hakeye umugabo, kora isuku ku mubiri, wige gukora isuku, tunganya icyumba muraramo, tunganya aho murara, kora isuku, kura umwana mu cyumba. Nibyo hari abafite abana bakiri batoya, aho yaryamye gerageza ukureho ibyo yararanye unabifure. Hari abo nigeze mbona bananika ngo arongera ngo umwana ngongera biraremo. Ibyo bintu ntago ari ibyo bintu ni umwanda. Abagabo muri iyi minsi ya none bakunda isuku, bagakunda n'abagore bafite isuku.
ubwo rero niba uri muri ba bagore badafite isuku wakishe cyane, ni ukuri niko bimeze. isuku niyo ya mbere. Isuku niyo ya mbere, kandi no kubaha umugabo ukamwubaha nicyo cyagukuye iwanyu. buriya utubashye umugabo n'ibintu byose biba byanapfuye. hari imvugo njya nkunda kumva abantu bavuga, nkurikirana social media ku maradiyo he hose, aho umuntu yicuza akavuga ati iyo ndashaka, umuntu akicuza, yenda se ni umugore cyangwa ni umugabo, ariko wareba ifoto ye ya kera atarashaka, wareba n'iy'ubu ukabona nibwo yagakwiye kuba ameze neza. aho abantu ni ugutinya ibibazo by'urugo, ni imvune ziri mu kubaka urugo. ubundi biba byagenze gute kugira ngo umuntu yicuze? hari igihe uwo mudamu warashatse umugabo, ni urugero bashakanye akize, urugo arugezemo, kuko utwo dufaranga tukaboneka, nyuma yaho ubuzima bukaza guhinduka, bwamara guhinduka ya mafaranga yamukurikiyeho ntayabone, niho hahandi umudamu atangira kwicuza, kavuga ati iyo mbimenya ko bizagenda gutya simba narashakanye n'uyu mugabo. none se njye ndibaza, ntabwo uba warakunze umugabo, ahubwo warakunze ibyo afite. yego, ubwo rero ibyo bintu, iyo bintu birangiye ugomba no kwicuza, kavuga ati iyo mbimenya yuko bino bintu bizarangira simba narashakanye n'uyu mugabo. ndi kubona ababyeyi benshi bari kuza kuri aya mashusho mede bavuga mbese ukabona birarenze, ati umugabo yarambenze, umugabo yagize gutya, umugabo tumaranye igihe kingana gutya turatandukana, ubundi murinda mutandukana byagenze ute? kwihangana byarakunaniye. kwihangana hagati y'undi biba byanze, biba byanze rwose pe, biba byanze. ahubwo aho kugira, noneho ngiye kibazo mfite, aho kugira abantu bajye baza kuri iyi mihanda, wubakanye n'umugabo wawe ari sheri shushu, ni byiza, muraryoshye, mumeze neza, ahubwo nyuma muhuye n'akabazo, habayeho no gutandukana, uraje amabanga yose y'urugo yashize hanze. aho ngaho ndakugaye, aho ndakugaye, uri umugore bashyira amabanga y'urugo hanze, uri umugore w'umupfapfa, uri umugore w'umupfapfa. ahubwo iyo bigenze gutyo, shyira ivi hasi, yego, shyira ivi hasi, uhamagara Imana, uvuga ati Mana, ndabona kubaka uru rugo bitagishobotse, ni wowe mpamagaye, ngwino unyubakire urugo, nta wundi mpamagaye sibye wowe. ahubwo abagore babuze ubwenge, bari kwishyira hanze, bari guta amabanga yabo y'urugo hanze. aho ngaho wabuze ubwenge, wa mudamu we, garukira aho ngaho. niba unafite uwo mwuka, bwira Imana igukureho uwo mwuka, kuko waratewe ntiwabimenya. ni ukuri, abantu baratewe. hari n'ukuntu usanga abagore bicaye, cyangwa se abagabo bicaye. oya reka yenda twakomeje kuvuga ku badamu cyane. hari ukuntu usanga abagabo bicaye, ujye ukumva umugabo aratangiye, umugore wanjye ameze uko, ukumva undi mugabo, umugore wanjye ameze uko, ukumva undi, umugore wanjye tubanye gutya. ubundi biriya bintu ni byiza koko? ni umuco w'abanyarwanda? ubu uri gusebya umugore wawe, ni ugusebya umugore wawe. ahubwo aho byanageze, habura gatoya umugabo noneho avuge nuko bararana mu buriri. iyo umugabo yatangiye kuvuga ngo umugore wanjye ateye gutya, nuko amurongora mu buriri yabivuga. kandi hanze hari abagabo bameze gutyo. ntabwo tuvuze ko abadamu ari babi cyane, n'abagabo ni babi. hariho n'abagabo batanyurwa n'abagore bashatse. yego, naho turahagera. barahari rwose. kuko wavuze ngo hari umugore uvuga ati mfite uburinganire, agakabya cyane, akaba yakoresha umugabo imirimo yagakwiye kuba akora, kandi akanamusiga ayikora. ariko nanone bivugwa, hari abantu bavuga ko hari umugabo wanga kubikora mu rugo rwe, akajya kubikora iw'abandi. ibyo ejo bundi hari umuntu wampamagaye arambwira ati njyewe umugabo wanjye mu rugo iwanjye ntashobora kumesa, ntashobora kuvoma, ntashobora no guteka.
atariko twamufashe ari kumesa amakariso y'indaya, we niko yabivuze. ndavuga nti ibyo bintu birashoboka, numva ibyo bintu birambabaje. abo bagabo bitwara gutyo mu by'ukuri birakwiye? none se ubwo mugabo ntibamuroze? uwo mugabo iyo ndaya ntago yamuroze, imuhugisha urugo rwe. nyine ngaho ibaza ibyo bintu. ni ukuri pe. n'amarozi rero ashobora kubabaho. none se habaho amarozi abaho cyane, n'abantu bayahakana wenda ntaranabageraho, ariko amarozi abaho. amarozi abaho cyane, ni ukuri. uzi ko umugabo ushobora kuba umaze kumukorera gahunda yo mu buriri, yego, ananyuzwe pe, bikagutangaza agiye n'ahandi, kajya ahandi, kandi mu rugo umaze kubikemura nta n'uko utagize, ariko akajya ahandi. kwa kutanyurwa no kutanyurwa n'uwo mwashakanye nawe. washyikamo ukareba umugore gutambuka, turiya mudamu ateye neza, ameze neza, ameze neza. ntunyuzwe n'uwo ufite, n'uwo Imana yaguhaye. ubwo ni nako umutungo hagendera. niho uragenda cyane, ugasanga bibiri ubitanze kwa kanaka, kandi mu rugo iwawe nta n'umunyu wahasize, n'umwana nta nakamambira afite, ariko ukumva amakuru ati kanaka yinjiye muri uriya rugo hameze neza. abantu basigeho. ni ikibazo gikomeye wa mugabo we. nawe niba uzi ko ufite iyo ngeso, sigaho wiyubakira urugo n'umudamu wawe Imana yaguhaye. ni ukuri. kuko muri iyi minsi ingo ziragoye, ingo zirimo ibibazo, sibye Imana yonyine yaza ikubaka ingo z'abantu. kuko abagabo bari gusezerana n'abagore, kajya kumva ukwezi kumwe bari ku murenge bari gukora divorce. nkibaze se urwo rugo baba barahuye bakundana, urwo aba ari urukundo koko, cyangwa buri wese aba afite icyo akurikiyeho mugenzi we? buri wese aba afite icyo akurikiyeho mugenzi we. wowe uri kumva uzi ko mfite inzu ebyiri, imodoka, urahita uvuga ati ndagukunda, kumva ufite undi nyuma muri guteretana, mufitanye gahunda, ufite icyo uncunzeho, turasezerana, haceho ukwezi, amezi 2 3, maze kumbara ati ndashaka gatanya, ati burya ni ukuri, buriya ndakurebye mbona tutaberanye, mugapasura mugatandukana pe. kuko muri iyi minsi abantu bari kubaka urugo batabanje gushishoza, babaza Imana. babaza Imana, tese Mana inzira tuyitangira ute? ese uru rugendo turwifatemo gute? Mana ngo inuze mu mushinga wacu w'urugo. bagapfa, kandi hariho n'abakobwa bari gukurikira iki? ubutunzi. gasanga umugore yatandukanye n'umugabo, abonye umukira akunkumutse hari afite ibintu, aramuteresa ati wakwigira kuri iriya mugabo niwe nari narabuze, uwo nari mfite ntacyo yaramariye, ahubwo ugiye mu mwobo, gihenomo, baragushyingura uri muzima. mugarukiraho mwababyeyi mwe, mwabakobwa mwe, mukubita ivi hasi, mubaze Imana iby'uru rugendo, kuko biragoye. hari umugore ukubwira ati ngewe abagabo ntibabuze, nzashaka n'undi. hari abo tujya tubona ashaka 1 2 3 4, kandi ni umuntu w'umubyeyi. mu by'ukuri nkibaza ngo nkuru rubyiruko, abana bakibyiruka, nabyiruka abona mama we ashaka abagabo benshi, abona mama we arwana na papa we, abona papa we arara mu kabari, atagira umwanya wo kuganira n'umuryango. mu by'ukuri tuba turi kubaka umuryango nyarwanda. Njye ndi kwibaza, ni ubushyuhe bwinshi aba afite uwo mudamu, ni ukumva ararikiye kujya kurongorwa n'abandi bagabo. njyewe n'iki kibazo ndakibaza. yego, ufite umukobwa mujya kungana, uri gushaka undi mugabo, kandi bajya baca umugani ati uwiba ahetse aba yigisha uwo mu mugongo. ibyo ngibyo uri gukora n'umwana wawe wabyaye uri kubyiruka, nawe azakurikiza ingeso zawe. ni ukuri pe. sinibaza ukuntu ushatse umugabo wa mbere, uwa kabiri aragiye, uwa gatatu aragiye, uwa kane aragiye, ngo ugiye gushaka uwa gatanu, ufite ikihe kibazo? ese icyo kintu bagukurikiyemo harimo zahabu? n'ubu sindabibonera igisubizo. ufitemo zahabu, ese ni Imana dutabara. ni ukuri Imana turengere, kuko iby'ubu buzima cyangwa se iby'uru rugendo bimaze kugera ahantu, kandi ugasanga n'abapasiteri abo niko bameze, abamama pasiteri. none ni iki cyabaye? dore ikibazo mfite. ugasanga umuntu ngo
ngo nta mugabo afite ariko ngo aba muri etaje, yego ngo aba muri etaje, ngo iyo hejuru n'iyo hasi, ngo afite imodoka, ibi mbese ngo ni umukire, ni umuntu ukibaze se iyo taje ntafite umugabo yayiguriwe nande? nta business afite Nta igaragara, ahubwo business ibintu afite birarushaho kugenda bimera imwinjiriza, neza. ahubwo ibintu biri kuguma bikamera neza. aha hantu njya mpagiramo ikibazo. harya uriya mwana afite w'umukobwa we ntazabaho muri ubwo buzima abo nyine? nibyo mama we ari gukora, uko aba yigira uwo mwana ntazamera nka mama we. nkanisubiza ngo ibi bintu iyo bigiye kurangira birangira nabi, birangira nabi, birangira nabi. aho wari uri hejuru ugahananuka kajya hasi cyane, kandi bizaba, ni ukuri Imana dutabare, bizaba. reka turebe tugaruke gatoya mu rugo, tugaruke gatoya mu rugo, ku bintu bijyanye no kutanyurwa. ubundi biba byagenze gute kugira ngo umuntu ntanyurwe? ntago we hagati yiwe n'umugabo ntago baba babashije gutegurana. noneho nibamara gutegurana buri wese yiyumvemo mugenzi wiwe, namara kumwiyumvamo noneho icyo gikorwa bagiyemo buri wese aba ari tayari, buri wese aba ari tayari mu gikorwa bagiyemo. niyo mpamvu n'umugabo ugiye kugukora icyo gikorwa, umugabo ugiye kugukorera icyo gikorwa wowe agiye kugikorera ntiyaguteguye, ntabwo mwabanje kuganira, mwabanje no kubiganiraho. ni kwa kundi mukora gahunda umeze nk'aho ari ihene uri gukurura, ntimwabanje gutegurana. winjiye mu cyumba ni pafu pafu, ntumuganirije, ntimubanze wenda unamubaze se wiriwe ute, bimeze bite, wapi, ugahita ujya muri icyo gikorwa. kandi iki gikorwa kibanza gutegurana, buri wese akabyiyumvamo. kwa kundi umugabo ajya mu gikorwa bigahita bisoza, umugore ntanyurwa, ntabwo anyurwa nk'uko yabitekerezaga, kuko ntimwabanje gutegurana munabyiyumvemo. yego, niyo mpamvu habaho kuvuga ngo habayeho kutanyurwa. yego, ariko abantu bajya banabisengera. nabyarega biriya bintu nabyo ni ukubisengera, kuko hari umuntu wigeze uduhereza ubuhamya, atubwira ukuntu iyo babaga bari hanze muri salo babaga bumvikana baganira neza, ariko bagera mu cyumba bagiye kuryama buri wese ntamenye aho amahane aturutse, bakarara batongana bugacya. noneho ngo Imana iza kubatumaho umuhanuzi, ababwira ko hari ibintu bamena hejuru y'inzu bibateza amahane. ubu ni abadayimoni bakomeye. abantu bagiye bibuka no gusengera, nanjye n'inyigisho yanjye nshyizeho, kiriya gikorwa cyubahwe n'icyo kubanza ukagisengera, ukabwira Imana ati ubane natwe rwose. hari abantu bavuga bati nta mpanuka ikibamo, ati nta mpamvu n'imwe yo gusenga, ariko mu by'ukuri musenge ikirere, bafate mbere ikirere. ni ukuri, kuko ingo nyinshi burya zinasenyuka, harimo n'amarozi. yego, genda byemera, kuko iyo abantu bakundanaga ubona nta kibazo mu kanya bagahindukana, ariko uyu wamubaza mwapfuye iki, ntacyo nzi. noneho wamubaza mwapfuye iki, ntacyo. baba batari kumwe akamukumbura, yego, ariko baba bahuye bakamera nk'intare zihuye. ni abadayimoni abo ngabo. abo rero ni abadayimoni, ni abadayimoni. ariko ingo zo gusenyuka abantu bari kuza kuvuga ngo nasenye urugo, harimo n'abagiye babigiramo uruhare. yego, harimo n'abadamu bagize uruhare mu gusenya ingo zabo. hari igihe kimwe n'abagabo bazajya baza bakavuga bati wa muntu ibyo yababwiye si byo byari bimeze gutya. akenshi hanze abagore bari no guca inyuma y'abagabo babo, bari gusambana bikabije. abagore, ababyeyi, nimwiyubahe, murakabije guca inyuma y'abakware banyu, kandi ibyo bintu ntabwo bikwiye rwose. mugerageze mwubake ingo zanyu, mwere guca abatware banyu inyuma, kuko ijuru rito ni urugo.
mugerageze mwere guca abagabo babo inyuma. Wa mubyeyi we, iga kunyurwa n'umugabo Imana yaguhaye, iga kunyurwa uko mumeze. Abagore bari gusenya ingo bitewe no kutihanganira ubuzima bafite mu rugo. Abagore bari gusenya urugo bitewe n'ubuzima bubi bafite mu rugo, kandi nutanyurwa n'ukuri n'uko Imana yakugize, n'ukuri ingo zajya zihora zisenyuka bitewe no kutanyurwa. Nimwige kunyurwa n'ingo zanyu. Cyambere ni ukunyurwa, kanyurwa n'umugabo Imana yaguhaye uko yaba ariko kose. Hari umuntu umwe wigeze avuga ngo Mana, ati naricujije kuba ntafite umugabo, ati iyo nza kugira umugabo niyo yaba ari imbwa ikamoka izi wanjye. Ni ukuri uko yaba ari k'umugabo kose, uko yaba areshya kose, mwubahe n'umutware wawe Imana yaguhaye. Munyurwe n'ingo Imana yabahaye. Mwabadamu mwe wibona umugabo agiye ujye gusambana, wibona umugabo agiye mu kazi nawe uhamagara undi mugabo, umugabo ngo ntago akugereza ngo aho ushaka. Ese mubyaranye kangahe? 2, 3, 4, 5. Ibwo ubonye ko atakugereza aho ushaka, ahubwo mwaratewe. Kandi no kugira ngo abimenye nuko nyine afite indi nzira yamaze gucamo. Ni ukuri kuko abagore hanze bamaze kurunguruka hanze. Bararungurutse, barararutse mu bwonko bwabo, wagira ngo hari ivisi ryavuyemo ryafungutse, babaye ibicamuke. Ukuzi ibicamuke bimera, abagore muri iyi minsi bameze nk'ibicamuke. Gusa Imana idutabare. Imana idutabare. Harya wavuze ngo witwa? Nitwa Basabose Joseline. Joseline. Ndifuza ko tuzagirana ibiganiro byinshi. Yego. Ndifuza ko tuzagirana ibiganiro byinshi byubaka abantu hirya no hino. Tuzagira ibiganiro byinshi kuko ndumva ubitse byinshi kandi ndahari rwose, kandi inyigisho zawe ni nziza. Yego. Umuntu ashobora kwifuza kuguhamagara umubyeyi cyangwa se umupapa, avuga ati reka numvise afite inyigisho nziza, naye ndagira ngo angire inama. Tambutsa nimero ya telefone. Nimero yanjye ni 078 28 55 2 88. Yego. Yego, urakoze cyane we wari uri kumwe natwe. Ntabwo ari uko dukoze ikiganiro gito guto tugira ngo muze kucyumva cyose mukirangize, noneho tuzakore n'ikindi gice. Ubwo ubutaha ducumbukurira aho twari tugejeje. Kandi urumva ko mu by'ukuri uyu mubyeyi avuze neza. Nyamuneka twikosore, twikubita agashyi, twongere kandi tunibuke umuremyi wacu kuko niwe mugenga wa byose. Muhamagare rero muganire, muhamagare agusengere, yatubwiye ko ari n'umuhanuzi, ibintu byose bizagenda neza cyane. Shalom.